Nimvuga amafaranga y'ikoranabuhanga, buri muntu wese ahita asobanukirwa ko ari online business. Murabizi yuko benshi cyane mwagiye mumbaza ino social media ya Pop Live. Mwagiye munyandikira mumbazaho byinshi cyane, ariko uyu munsi ndagira ngo buri muntu wese aho ari hose akurikire. Tugiye gusobanukirwa twese buryo ki twakoresha ino social media, hanyuma tukaba twakwinjizaho amafaranga menshi cyane nk'uko tubireba. Aha rero hari benshi cyane muyifite muri telefoni yanyu, ndetse mukaba mwatangiye no kuyikoresha, ariko mukaba mutazi amatasike wakora kugira ngo winjize amafaranga menshi cyane. Ugasanga urayikoresha ariko umaze ukwezi utabikura, kandi mu by'ukuri hari ababikura buri cyumweru ndetse no mu minsi bitewe n'uburyo wakoze. Aha rero ndaje kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi by'uko wakoresha ino social media ya Pop Live. Icyo usabwa rero nta kindi, ukigera hano hita ukanda like, nurangiza ukande subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification z'ikiganiro cya buri munsi. Mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze. Icyo tugiye gukora, tugiye kubanza kwinjira muri iyi application. Ndizera yuko hano benshi cyane mwamaze kuyidownloadinga, hanyuma namwe mutarayidownloadinga ndabahereza link muri comment ya mbere, ndetse nyibashyire no muri description kugira ngo namwe mugire ino application mutangire muyibyaze umusaruro. Wigira telefoni ngo ikubere umurimbo, ahubwo yigire kugira ngo ibyaze umusaruro. Turi munsi y'ikoranabuhanga. Twagiye rero, uraza urebe ino application ya Pop Live. Ifite isura isa gutya, ntuze kudownloadinga itariyo. Nurangiza ikintu uri bukore, turaza tuyikandeho nimba umaze kuyinstalla yageze muri telefoni yawe. N'abantu biza kunanira, muze kunyandikira muri comment mbafashe buryo ki iyi application wageza muri application zawe zigize telefoni. Niturangiza rero yamaze kugera muri telefoni, turaza tuyikandeho tuyifungure, dutegereze ifunguke. Turategeza akanya gatoya, ntago igitinda kufunguka kuko nta connection nyinshi cyane isaba. Ukimara kuyifungura, uraza gutungukira kuri iyi dashboard. Nyabuneka ndagira ngo mbabwire ngo hari benshi cyane bafungura ino application, bagera ahangaha bakibwira yuko byarangiye. Ntago byarangiye. Bigeze ahangaha, icyo ubusigaje gukora face verification. Hano rero ku muntu w'umutangizi araza kubanza kwestara, ashyiremo email, bamusaba amazina ndetse bamushyiremo n'amavuko, byose uraza kubikora step by step. Nabwiye ngo uwo biza gucanga aze kunyandikira muri comment, ibyo nabyo tuzabikore, ntimugire impungenge. Ahubwo reka tujye kureba kuri aka kantu gakunze gucanga benshi cyane. Ufungura account yawe wagira ahangaha ukagira ngo byarangiye. Ntago byarangiye ahangaha, ntago wakorera amafaranga. Niyo wajya kuri pano z'abandi wakwinjiza, ariko kubikuza ntibyapfa gukunda utarakora face verification. Twihuta cyane. Nk'umutangizi uraza gututungukira ahangaha maze gufungura ino application. Nurangiza uraza gukanda hano, reba akangaka ahangaha akantu ka live, uraza ukazaho. Turi kumwe. Hano nashyizeho tuno dutoki, uraza gukandaho. Ukimara gukandaho bahita bagusaba gushyiramo irangamuntu, verify irangamuntu, ndetse uverifiye n'isura yawe, ushyiremo ndetse n'ifoto tuzajya tureba nk'uko ubona zino ziriho ahangaha. Ninjira nkahita mbona ino foto yawe. Ibyo byose nubirangiza bamaze kwemera face verification, nibwo utangiye gukorera ayo mafaranga. Uraba utangiye kujya ku ma live, uraba wemerewe kuba wakorera amafaranga kimwe n'abandi. Aha rero
ndagira ngo mbabwire cyangwa shyireho umwotso ku bagabo. Ku bagabo mwagiye munyandikira mumbaza ngo se twebwe ngo ino social media ngo turayemereye ko tumva ngo ni y'abagore. Nyabuneka iyi social media ntago ari y'abagore, nawe mugabo urayikoresha. Tukiri hano abantu bavuga ko atari y'abagabo, banza urebe hano, reka turebe ko hari umugabo turubuze kubonaho. Okay, reka tuze kureba yuko hari umuntu w'umugabo tuza kubonaho kugira ngo nawe ubashe kumva neza yuko iyi social media wayikoresha. Okay, kubera rero imyumvire twamaze kwishyiramo ngo ni y'abagore, kugira ngo uzaboneho igitsina gabo biragora, ariko uko byagenda kose n'abagabo ino social media barayikoresha cyane. Ntimugire impungenge. Okay, ndabona kubonamo igitsina gabo bigoye, ariko ubu turamutse twinjiye kuri pano niho byahita byoroha tukabona igitsina gabo nacyo kiri kuri pano kirimo gikorera amafaranga. Ni ukubera iki rero hano? Okay, nangiye kubereka ko kureba ko twabonaho umugabo, ariko ndabona muri aya mafoto ari kuri screen ari kubonamo umugabo. Okay, reka dukomeze gatoya. Nuza kujya kuri pano abagabo rwose uraza kubasangaho ntugire impungenge. Okay, dore nguyu yaje. Dore nguyu. Hanyuma nagira ngo mbabwire mbamara impungenge hano ku mugabo. Wenda ikintu kiba kidahari ni ugukora live mu gihe ukimara gukora face verification. Ahangaha wowe ukimara gufungura ku mugabo, wowe nahangaha uri bugarukire. Tangira ukore ama live, nurangiza ubikuze gift wabonye, ariko nta mafaranga wakorera wakoze live. Uraza kwicara kuri pano, hari reward uza kubona uko ugenda winjira ku mapano maraho igihe runaka tuzarebera hamwe uko ishuri rizagenda rikura. Hanyuma hano numara kugera kuri level ya 5 nawe bazagufungurira live. Ibyo nabyo uraza kwibaza ngo ese level uraza kwigeraho gute, uraza kubona level gute? Iryo naryo ni irindi shuri nzagenda kugezaho undi ku munsi. Icyo usabwa we nta kindi nuko tuzicarana hano tukaganira byinshi cyane kuri iyi social media. Hano harimo amataske menshi cyane tuzagenda dukora agatuma natwe tuzamura akawuti yacu. Nyabuneka rero icyo mbanje kubashishikariza ni ukwinjira hano kugira ngo ukore live, ukabanza ugakora face verification. Nshishikariza by'umwihariko abantu b'abadamu kuko hano mufite amahirwe. Ukimara gukora face verification utangira gukora single live, hanyuma ukora isaha ya mbere ukarisivinga 5,000, ugakora isaha ya kabiri ukarisivinga 5,000. Murumva ni 10,000 winjije ku munsi, na ugakora iminsi 2 ukaba urisivinze 20,000, ndetse ukicara no gatebe ukazajya urisivinga 800. Aya ni amafaranga atari makeya mu gihe wakoze neza. Murumva umaze kugira ibihumbi hafi 26 mu minsi 2. Ahandi uzajya ukora pano single live urisivinga 2,2. Ndetse ikindi ugomba no kwemvita abantu bakanyura kuri link yawe kugira ngo ubone ibihembo. Hano rero nyaboneka nukora neza mu byumweru 2 uraba utangiye kubikuza. Aha rero iri somo ni nka introduction bahereje. Ni introduction. Ngiye kubahereza link mwinjireho mwese mugire akawuti. Ubundi nze tugendane bahereze ikintu ku kindi, uko wakwinjiza amafaranga ndetse uburyo wazajya ubikuza amafaranga atari munsi nibura y'ibihumbi 30 ya buri cyumweru. Reka rero tugendane hanyuma mbafashe. Hanyuma icyo musabwa namwe ni ukuba maso igihe hagezeho ikiganiro, ukaba uri ready tugatangira. Ndaje mbahereze groupe ya WhatsApp tuzaduhuriramo, hanyuma
dufatanye tunazamurane umunsi ku wundi. Ndabashimiye rero mwese aho muherereye, hanyuma mbifuriza ishya n'ihirwe, dukomeze dukorere amafaranga tutiganda. Tubonane mu kindi kiganiro.